Bakunzi ba Excellence TV twongeye kubasuza niyo wa mwanya wahara mukuru mu Kinyarwanda nkuko mubimenyereye ngewe yabagezaho ni Maniragaba Joseph. Dore ku makuru y'ivugwa hano iwacu mu Rwanda. Impanuro za Perezida Kagame kuri Dr Gasore winjiye muri guverinoma. Ahagira ati ntuzatenzwe n'abakubwira ubugambo. Perezida Paul Kagame yasabye Dr Jimmy Gasore wagizwe Minisitiri w'ibikorwa remezo kutemera kubangamirwa na bagenzi be bakorana ngo bitume atuzuza inshingano ze. Perezida Kagame yabigarutseho kuri wa gatatu tariki ya 13 Nzeri 2023 ubwo yagiraga indahiro yakiraga indahiro ya Jimmy Gasore wagizwe Minisitiri w'ibikorwa remezo asimbuye Dr Nsabimana. Perezida Kagame yabigarutseho kuri wa gatatu tariki 13 Nzeri 2023 ubwo yakiraga indahiro ya Dr Jimmy Gasore wagizwe Minisitiri w'ibikorwa remezo asimbuye Dr Nsabimana Ernest. Perezida Kagame yavuze ko ashimira Dr Gasore kubw'indahiro ye ndetse n'inshingano yemeye gufata. Yagize ati ndashimira Jimmy Gasore umaze kutugezaho indahiro, aricyo bivuze nuko yemeje gukorera igihugu cye, gukorera abanyarwanda. Agomba kuba yumva neza inshingano ziremereye nkuko zikubiye muri indahiro. Nagira ngo musazaranye ko mbere na mbere ko uru rwego ajemo rw'imirimo ari ibisanzwe, nubwo imirimo iba myinshi kugeza kuri urwo rwego cyangwa n'izindi ziri hejuru yarwo. Perezida Kagame yibukije Gasore n'abandi bayobozi ko iyo umuntu ahawe inshingano zo kuyobora aba nk'uwirengagije inyungu ze agashyira imbere z'abaturage n'igihugu. Ati inama namugira n'abandi banyumva batari we gusa, kandi nagira n'abasanzwe mu nama y'abaminisitiri cyangwa n'ahandi mu nshingano bafitiye abanyarwanda n'igihugu. Icya mbere sinzi impamvu byagombye gusubirwamo kenshi, buri munsi, buri gihe, muri izo nzego zo gukorera abanyarwanda no gukorera igihugu. Inyungu z'umuntu ku giti cye arabanza akazishyira ku ruhande, nubwo atazibagirwa burundu, kuko buri muntu afite uburenganzira bwo gushaka kuzamura intera y'imibereho ye, ariko iyo byageze kuri izo nshingano abanza gukora no kuzamura inshingano z'abandi banyarwanda n'igihugu. Ubwo noneho iby'umuntu bikagendera muri ibyo cyangwa bigakurikira ku bundi buryo. Yakomeje asaba Gasore guha umwanya akazi akirinda abashobora kumuca intege cyangwa kumubwira ibindi bitubaka. Ati ntuzajye gutinzwa n'abakubwira ubugambo, wowe ukore ibintu byawe uko ubyumva cyangwa ukwiriye kuba ubyumva. Umenya ari ikibazo dufite muri rusange. Abanyarwanda umenya dukunda kuvuga kurusha gukora. Abantu bazareke kukurangaza ngo bagushyire mu mvugo. Nagira ngo ugire inama, uri mushya muri aka kazi, ntuzajyemo ngo hagire abantu bavangavanga cyangwa ya mvugo mbi ica abantu intege. Wowe urebe akazi, ibindi ubyihorere, ndetse bigireho abakora nabi badahabwa intebe yo kwicaraho. Oya, abakora nabi nta ntege baba banafite, ntakagire n'uwo batera ubwoba ngo bamubuze gukora. Wowe kora akazi kawe, jya mu bikorwa. Ba bandi bamenyereye kwicara mu biro bakaba abantu baremereye bakuru, ibyo wowe ntuzabijyemo. Perezida Kagame yakomeje abwira Gasore ko igihe abonye hari uwo ayobora udakora neza, afite inshingano zo gutuma afatirwa imyanzuro imukwiriye. Ati abo uyobora ni wowe ubayobora. Ntabwo wayobora abantu ngo bagutere ubwoba kandi ari wowe ubayobora, ahubwo ufite uburenganzira igihe babaye batyo kuba ari wowe biheraho abo bantu bagashakirwa indi mirimo. Yagaragaje ko abagizwe ba minisitiri bakunze kurangwa n'ingeso yo gukunda ikuzo ku buryo hari abicara bakarambya
bakabatuma, ntibakurikirane ngo barebe ibyo batumye aho bigeze. Umuntu aratuma, uwatumye nawe agatuma, uwatumwe nawe agatuma. Iyo hatabayeho gusubira inyuma ngo urebe niba uwo watumye yarabitumitse, aho haba ikibazo. Itangazo rishyira Gasore mu nshingano ryasohotse ku mugoroba kwa 12 Nzeri 2023, rikaba ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente izina rya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Dr. Jimmy Gasore avuka mu Gishoma mu karere ka Rusizi, yabaye umushakashatsi mu mushinga ugamije kwita ku mihindagurikire y'ikirere Rwanda Observatory Project n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda. Mu 2013 yatangije urwego rukurikirana iby'imihindagurikire y'ibihe. Hagati ya 2017 na 2018 yayoboye umushinga w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije REMA wari ugamije kugenzura imiterere y'ibyanduza umwuka mu Rwanda. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu by'ubugenge yakuye mu yahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda mu 2018 n'impamyabushobozi y'ikirenga muri science mu by'ubugenge rw'imyuka ku isi atmospheric science yakuye muri Massachusetts Institute of Technology mu 2018. Dr. Nsabimana asimbuye yagizwe Minisitiri w'ibikorwa remezo muri Mutarama 2022, akaba yarahawe izi nshingano nyuma y'igihe yari amaze ari umuyobozi mukuru w'urwego ngenzuramikorere RURA. Mu Koza 2020 nibwo Dr. Nsabimana yahawe inshingano zo kuyobora RURA avuye mu mujyi wa Kigali, aho yari umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo. Mu Koza 2020 nibwo Dr. Nsabimana yahawe inshingano zo kuyobora RURA avuye mu mujyi wa Kigali, aho yari umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo. Nshuti bakunzi ba Essence TV, tubashimiye uburyo mudahwema gukurikira ibiganiro tubategurira. Iby'umunsi tubigarukirije nakagaruka twongera ubutaha. Ciao ciao.